ngo Matiyasi yamuhaye cyamatora na Matiyasi arongera amugurira amakayi rubanda rugira bawe Mutoni aragiye simwikirize Matiyasi yamuhaye amakayi amuhana amatora n'ivarisi mutomugira so mukunda nimumureba aragiye none se ko twaje nyine tuje kwishimira ko Mutoni nyine yatsinze hanyuma ibyo kuzana amakaye n'amatora turibijemo bite waretse tukabyina ibyo dushaka ntabwo mushaka kurya ka Matiyasi Matiyasi yamuhaye amatora Mutoni mwana wanjye nguyu uraho Mutoni Mutoni yatsinze amashuri makuru yose aratsinda leta rwose bagiye kuyiga uzayavamo akaza akajya abategeka bakugira ate nkawe Pimaki azaza akubwira ibyo uhinga n'ibyo ariko Matiyasi wagira ate mbese mbeshyi iki gihe agiye kwiga niba ugiye kwiga amashuri akajya abategeka abasenyera abo yubakira azajya yubakira uwashaka asenyera abasenyera umva rero mbabwire neza si byo bihuriye Matiyasi nkubwire niba ari inzoga zawe ndabikora hitumvira mu rugo hitumvira mu rugo ndagenda gusa nawe nagenda muvemo nyine ntabwo nawe inzoga ivuga ugiye kwiga abakobwa kugira ngo bazadusenge wina twigeze hano nawe utabishaka wese avira aha ngaha oya genda none hazaba oya se ntabwo inzoga ivuga nyine ni mama y'Imana ugende nyine mwese ntabwo tuzongera kuziba uzitwara n'umukobwa ushaka kurya k'umukira aca bugufi inyama mbaraga Mutoni mwana wawe ese papa kushwanye n'abaturage ntiyabareke gengana nabo mundinige wisusu gusa nese byagenze gute abwiye ibyo uzabakorera bakabyanga uriya Pimaki uzamwimura umujyana yarahita mugahama niho nshaka uzamutuza genda wiga amashuri uyarangize uzaze utegeke neza ndumva nshaka n'agakwe se Matiyasi ko nshaje kuragiye ko ndashaka umukwe w'umudipiti niwe nshaka noneho yasambu sokuya sinakubwiye isambu bigeze kudutwara ku bwa Rudahigo iriya sambu ugomba kuyiburana muto mubwire ko mbona utitira umbwire niba utazayiburana ntubuze kugenda kuminuza aka kanya ugomba kugenda ukibuka zaza ukayiburana yose ukayigarura uzabikora mwana nzabikora sana mutwasi ujye ugenda wige wabitekereje neza wiga amategeko yose ku nyuguti ku buryo uzajya uba uwa mbere ukabashorera bose ariko rero nawe ejo bundi bari bakwishuri ariko nawe gukora ibintu amandazi kapiteni mu kigo ry'icyo ashaka umufasha wowe no kuri umusitari sha byari yazase n'akavuyo mukopeza iki sawa mukopeza iki ariko ubundi bibaye ko ari wowe uzi ubwenge igihe mba nagiye gukina wibereye mu ishuri wahisemo umupira ariko uwo mwana kirahurire cyamenyereye urwagwa uramuzi ukunda na ntabwo utandukanye kugira ngo uri inshuti yanjye aragiye utumye agenda so wese unyifatishwa ngiye ndi inshuti yawe mwaramutseho mwaramutse director amakuru yayo amakuru ni meza ndabona musa neza
barabakiriye se? Baratwakiriye. Kino kigo cyacu rero twagira ngo tubahe ikaze nk'uko mubizi muri bashyashya nubwo harimo n'abasanzwe ariko harimo abantu bashya. Hari amategeko rero n'amabwiriza aranga iki kigo cyacu. Ariko se bino nwagarira hano umusore tuzamushobora umusore uje ejo bundi akaba atangiye kuzana ateraje gutya. Okay, ndakeka ko impamvu ni uko utaramenya amategeko n'amabwiriza agenga iki kigo. Rero abanyeshuri bashyashya muje mutugana tubahaye ikaze muri iki kigo cyacu. Hari amategeko ndetse n'amabwiriza agenga iki kigo cyacu ariko ni menshi. Ndaza kugenda nyaha abashefu banyu b'amaklase bagende bayababwizaho buri kosa ryose n'igihano cyabo. Yego director. Ndumva ijambo ryawe bagezaho ibyo ngibyo. Ariko afite ikibazo? Yego. Ese directeur nta kigaje tuzajya tubona. Ikigaje? Oya, hano muri kigo cyacu nta bintu byitwa ibigage bihari ndetse n'ibiyobyabwenge byose ntabwo byemewe. Ese basi nta kagaje muzajya mutubona rimwe mu gihembwe. Oya, iby'ibigage nakubwiye ngo iby'ibigage ni ukubyihorera. Ibintu byose ibigage, ibiyobyabwenge, itabi, byo binabigere kumwe iwanjye ora gucana. Ntabwo byemewe hano muri kigo cyacu. Urumva neza? Basi nibaza kumusanga nzababwiye bakanzanira kuko mukuru. Nakubwiye ngo iki kigo cyacu gifite amategeko ndetse n'amabwiriza kigenderwaho. Uri kumva? Ikigage muzajya mubinywa handi mu byaro handi wanyu muri byawe gurupe byanyu mujya kugira mwatashe mu cyaro. Hari ufite ikibazo? Ndumva ni ikaze nagira ngo mbahe muri isanga. Bagenzi banyu bagenda bawumenyereza neza gake gake kandi ndakeka mwishimye. Ntabwo mwishimye? Turishimye director. Okay, nta kibazo noneho mwasubira mukajya muri travo. Ndabona ibintu bimeze neza. Yego directeur. Murakoze. Ikigaje amahoro. Kogara uruturage ruri hehe ubundi? Ariko nawe wansebeje. Nese nakoze. Nigute usaba ikigage n'ukuntu uriya muntu yari yambwiye ngo azampa amandazi. Shambase ndumva nikumbuye. Ase wajya wambara ibintu reba utujipo tugezweho. Washaka ari wacu bamaye cyangwa nambari yihe. Manjado rero ni n'umusitari yambwiye ngo arangure amandazi. Wambabari ukajya ureka. Ibyo ni ibiki? Nese amandazi n'amajipo nambara bihuriye he? Ariko kunyambura gusa. Wabaye ute wajya wambara utuntu tugezweho be. Ariko wabaye ute urashaka gutuma ntarya amandazi ya saa yine? Nese sasa ntabwo turi man gabanya ibintu bya kiradiyana he hose man. Nese urajyana nambare gute? Ukungu reka natwe ababyeyi bacu hari zo dutahana tukazitahana ariko ntuzakwereka ijipo uzambara n'utahiki akoreka njye naje nambaye ijipo imwe kuki utanyumva. Ese wajya ureka Jado nibyo akunda man wajya ureka Nese ibyo Jado akunda nibyo nanjye nkunda bihuriye. Erega man ubuzima wa gatanu ukuntu bamwemera bife oya man wajya ureka niba ukuntu umeze narakwiyamye ntuzongeye kumbwira izina Jado no mu kanwa kawe n'undi munsi. Cyane ntwari amandazi ye turi inshuti. Ntwari amandazi ye yariyenze kare uyavuye. Igikoma wanyweye muri kantine. Ndakwiyajya ureka man. Reba. Sinakwiyamye ariko kujya inkora nakubwiye niyo njya kumbwira Jado tuzahita dutandukana. Ntabwo uyu mukobwa wenyine nagira inshuti muri kino kigo. Reba ariko nawe reba urushipa ahantu ruba rugera. Ariko reka mubwira myambaro y'indani numvishe kukambwira. Reka mva reba. Akubuze ukuntu uteye neza. Uri irindazi noneho rya Jado n'ukuntu bamwemera. Ku ishuri. Nakubwiye ngo iki?
basi Basongera kugira izina Jado. tube tuberetse Twese uretse dukora iki? basi reka mbwira gereka basi birunge irindazi rimwe gusa Urashaka? Urashaka gukora iki? man wowe urimo kwica gahunda sindabona i Babylon nkawe umukobwa ni uwahe uruwahe iwanyu Urashaka kumenya? Ako siko mbere ufite ubwemezi bwinshi cyane. wowe ibyo nta kintu erega Jado niyo twamurira gusa wowe mugira ikintu Nakubwiye ngo n'undi munsi uzongera kumbwira Jado. usibye uri umunyakigage koko yesu we ipu nta n'isoni nzayarya sha imiga wallahi erega wowe uri uwa mbere umva ahantu hose umwana namwemeje uwanguriraga igikoma kitarimo isukari uyu munsi ari we uravugisha ukuri biriseri umbeshye ntari ndazi nazongera oya rwose urabizi ubu ngubu tuvuye kuri mukabe ariko yareka ikigage aje uriya none muri iyi minsi isigaye ngora asigaye kugora uriya mwana ahubwo aroroshye uzi ko yanyemera akavuga ngo uyu munsi araza wallahi n'ubumva noneho nta gikoma uzongera kunywa tugende njye no kukugurira mu kazi ntabiri jewe Stanislas ikintu nanga Matiyasi nanga gasuzuguro ariko turabizi natwe nyine ko gasozi kose twubaha je wantu ashe nirigoti narikuramo nkari kukajyana ariko wasuzuguye Matiyasi reka mubwire muze nicyo tukwemerera rwose tugufataho icyitegererezo kuri uyu musozi wose Stanislas uzaga gasuzuguro ese nuhora n'ingofero nambaye to nini yawe neza usigaye wisumbukuruza nawe ubundi ukwiriye kugura iyiciriritse kuri iyi ngiyi kugira ngo nyine ugaragare ko uri umupagasi nanjye nkabasoje ariko kumutwikiriza yego muze rwose muze nibyo rwose hamagara kagahungu kadu pimace karame ka ese urasuhuza abantu gusa ni kumwe n'umusaza wakize kwaza hasoni reka mbarebera agafutse amugongo maze gushira ntabwo ari nka kera ntishoboye akuze n'umuhungu nawe ubwo ni igiceri ngikuye ariko muze urumva ntabwo urwagwa ntasogongeye koko muze akibanza usomede rwose ahubwo warugenda ukamuresha amakosa subira hariya se ukurikira ibiti byawe ubwo mwana namusomeje reka nanjye mba ntakumbuye urumva kageze se muze gafite umuneke Stanislas soma wumve gafite umuneke n'impamo y'Imana nawe buriya rero jewe uriya muhungu ururyo utuye hamwe hirya inyuma kuru amazimisa ansomborotsa nkacisha intabwo irashikuye uriya kabori yo karori bayi bagara rigeze uriya nzamwereka kera ngishoboye najyaga mbasha kwizirika nigeze kubura mu rubanza rw'isambu no musesi imanza niho twagarukiye bashyira hasi ariko bagenji mpereza somo nawe se karori uriya mazemo kare kirimana pima akose watuzanira kandi wowe ntabwo uzi ko ni kumwe banabimenye nanjye rega si ifaranga ryanjye nawe se karori se yanjye ngo yagize karori ntacisha inyana ngo irashika inkoko yatarabuka ngo irarashye nyakuraha rimwe yirirwa agenza amatungo yanjye ntijya mubwiye ngo abe umutindi kararyoshye we kandi mu kanya niwe wari umaze gusoma n'ubu niwongeye urasoma abagabo bizangomba nubwo karori se arangije ati inka zawe ziramubonera umunsi ku wundi kose rona da akose karori inka ebyiri nizo agiye kugera ataguru ku musozi noneho ashaka kwigira umutware kugira kubuza inka zawe ko zigira mu rwuri ko zirashaka nazimwambura si ibyo se azimwambura ahubwo nicyo nangira abagabo batazi n'ubwe ahubwo muze reka uzangire inka usanga inka nanjye nkora nzatekereza ariko bagira pima uzatekereza neza ariko muze ubu inka rwose dore sishaka kugorobereza ahangaha yewe abagabo b'imirurumba baza amamwe muzamukirusha kakugezemo se oya tumva muri surufo bitangiye kugenda byivangavanga iyo bitangiye kumvanga muri surufo urandagira nkataha pima
Ngoro naho utaha. Oya mzee bantugishe. Sida chenduju wandika andi muri cya gitabo se. Hako nzajya mpana nandika uziko Gusa ko umusaza rwose. Ese Mutoni yararangiye. Nese uzanyishura ko Mutoni yarangira kwiga. Ese tuzaza kayishwa. Oya kora mu isa akake mzee. Oya urabona mzee yawe. Uretse Rero gutocha afite uretse we n'ubundi wamuvumba. Uretse. mzee musozi bepima. Ibiki se? Mzee uzi n'ibindi. Ka urashaka Ntabwo kwihebukira. wangendana. Urangira uti. Urangira uti. Pima. Wowe pima cyane. Cyane umutima. Uretse. Sanzi kanto turi mu gitango unyambuye ingofero pima. Unyambuye ingofero. Kamuna mukubitaje. Mukubite. Mukubite. Uretse. Pima. Oya uretse n'ibyo rimwe. Pima. Mukubita. Pima. Ndakujanisha. Nzarira kuri Uba nico nanga. Unasoni. Amanyanya se cyangwa nze cyatse kibanduma. Unamukubita. Ndabona n'ipantaro zishaka. Ndabona mukabajwe twiyemeye abantu batagira amafaranga. Nzarira kuri udushanje. Ahungu mwe. Wa Mutoni nahagize amayasha. Agasaza we. Akuburi wari yakwamye. Agatindi kabi gusa karatumuka. Naye nzarira. Urabaka kagofero. Pimache nakira. Yewe. Eka. Yenda kwirangurira izindi nzoga ndabona. Baranyanga baje ngo gatsimba. Nta nakarekera bansigiye. Bahungu mwe. Mwese ndabashaka mwese. Mujyane. Mubone muri dorotwari. Ese bumitara. Mujya vuba. Bumitara. Ndabashaka mwese. Muri dorotwari. Yego direct ariko nawe Bakubona. Ngone hariya mwese mwagiye. Nta soni mwamufite mwebwe. shaje tawandiriye mu bibari mwandasiga yakoze Atwica suriya ntakigenda rwose. Nabiriya bikote suko yabatwica reka reka. Sazakwirukana wowe. mandazi sinyora ha Shanta shonje kutabyara bitewe n'ubwoba. Ariko babaye umusirimu ntacyo ahabwa se cyambara bya bikanzu babaye umusirimu. Komwikanzu cyane yagize ngo naje. Akusha ntukambare wacha. Uziko buno bishupa tena para Nelson. Henda natro. Mwaramutse? Aramutse. Bite byandisha? Byiza. sura tubaza ni byiza Harya nijoro sha hari abandi mwari muri mukino. bari barashyushye watubihiriza Wambaye iki? Yari bumva ariko atubirije. Ariko
je muransetse abandi bari muri boom nijo zabaye boom ndashaka umusore witwa Jean Doti azi hano imbere kiravuba hano imbere Jean Doti ndamushaka hano imbere umusore gusa wakubona n'ubwitonzi ufite aha hamagara umwari muri kumwe muze hano imbere mwese Director nawe twari turi kumwe hamagara umukobwa mwari muri kumwe abandi igihe bari muri bo mugire vuba Karabes rebera nk'iki kijipo aba yambaye rebera okay musubiremo ibintu mwarimo mukora igihe abandi bari muri bo mubisubire muhagara uko mwari muhagaze uko nabasanze mumeze nuko mwari muhagaze mwegerane mubereke ukuntu mwari mumeze wakabona kipfushije n'amasoni yagira ngo ni umukobwa urahogwa w'i Rwanda asanga ari na cya kigali ndavuze ngo mwerekane uko mwari muhagaze mumeze mugire vuba kandi twari tumeze mwegera sitsanye dore uko byabaye hagaba bintu mwakurikiranye mwababonye mungwatire kugeza ubu ngubu rero sasa hari ibintu mukinisha weshato jya kureba animateri hariya ufata utwawe ibyenda byawe ibikoresho byawe byose ari ubone wajya hariya akwirukane wanyu ubone nawe wajya kureba animatrice vuba irukana basi haguruka genda ntabyo bavuga asoni ikigo cyacu mugeze ku kigire cy'ibirara namwe rero musigaye n'abandi bose barebereho umuntu wese uzashaka kuzana ibintu by'uburara hano muri iki kigo cyacu nzamuterana nk'uko n'abana nabo bagiye mwabibonye mwese muzataha mubera kabo ntabwo twishyura ikibazo cyo kwishyura ikibazo ni myitwarire mibi yanyu mugaragaza muri iki kigo nta soni mbabone namwe mwataha mbone mwagiye mu mirimo yanyu hariya nta soni ndayisanga imoka cyane mwanzi wese aragapfakara nk'abantu mwe mbabwire kuba uri umusaza ungana nka Matiyasi kabyarane ugasanga ni we wituma ikintu cyose ndakurahi moto subira ahagarara hariya wa mwana we ndumva ibyo bikapu bijyanye he mbwira ahantu bijyanye ndongera kukwita izina ryawe ari uko maze kumenya ibyawe kuzana ibikapu ubu murasezerewe abanyeshuri barasezerewe mwabana utashe muto mbwira
zamuka n'abantu muramutse mubonye menya amaraso mutamfashe bibabarwe utashije kutangira ikikuzana ko ubu numva byicanze numva ni kuba binkuka baranyirukanye washanowe barakwirukanye kwifata ukagurisha inyana ukagurisha akamazu ukagurisha akarima akamukosi ukagurisha ngo imbesiri ijya gutegera barangiza ngo bakayirukana urakirukana niko uko numva muto niko wisinzi muto mwana byuka nakinaga Mutoni wa Mutoni yewe sitanisira igafasha birangomeranye Niko umugize yewe uyu mukobwa wanje ngo aratashe ngo barwirukanye ubwo rero sinzi ukuntu umubwira nitambuka wiyicisha ndamubwira nitambuka ubwo rero umenya mubwira impere n'inyana utwatsi kubera amaze igihe muri za sukontiri umenya ariyo mpamvu agize ubwoba akikubita hasi oje nimujyane kwa mufata pimaci ariko ntabwo uyu nguyu uribuka mudukandagiza ngo pimaci wajuwe Imagine ukikasi wache tanje wambaye ubyo si ingofero yanjye none suko wambaye barakoze cyane ngo umukino kwiringira kwibeshya agashimeshi cyane kuri UMUT Arts umukino mwiza cyane agashimeshi cyane ngo Mutoni wagiye n'amajipo maremare akaza n'amajipo magufi ya nguwo umukino mwiza cyane nshimye abakinnyi b'UMUT Arts bateguye kwiringira kwibeshya